ntago rwose nyine nakwihangana kujya ndyamana nawe cyangwa se nkora sex nawe bibere bipanze kuri gahunda. Ndabyanga sinkubashe bashaka kuba najye mbonana nawe mu gihe cyose bishatse, ariko niba turyamana kubera ko wowe ngo nyuma y'imiti ngo nibwo uzabana nanjye, ntabwo ibyo mbikunda. Meze nk'imashini uza mu gihe wumva wowe bishaka tukicundeba, ariko nta affection nta romance ntaki, ntabwo kimbana Liana nk'umugabo wawe. Meze nk'imashini wari gutegereje mu gihe umubiri wawe wumva wabishatse ukaza tukicundeba. Ibise nibiki ibi ngibi ni gufata mugezi kuba wabafata cyangwa se kuki ufata ibintu byatuma imisemburo yawe ihaguruka. Ese umugabo arabizi gukoresha imiti? Umva Sylvia se arabizi basi. Sylvia impamvu atabiti na nukazi yuko inda zavuyemo ari ebyiri kandi maze umwaka nongera gutwita mushiti wanjye. Ntazano mugezi Liana yaramaze gukura inda zavuyemo ari ebyiri miscarriage nazikuyemo, ariko ngo maze umwaka atarongera kuba yatwita. So hari imiti ari marafata kugira ngo umubiri wongere ugire uburumbuki cyangwa ube fertile. Rega rero mpamvu kubwira umugabo wanjye imiti nimo ndakoresha n'ubuzima bwanjye, ariko urabizi ko ntabwo wakwizera ibyo umuganga wese akubwiye. Niyo mpamvu muganga uguye imiti aba ugomba kwizera wenyine. Erega nayo ndifuza kuba naba umumama ubwo imiti yagukora rero nabwira umugabo yitegure samahirwe n'imigisha. Umudamu yarongeye mu kwezi, so yavuye mu kwezi aho yitegura kuba yajya gura n'umugabo we Thomas. Hano byari imbere y'uko babyara Thomas bari bamuhaye imiti mugenzi tuma aba fertile. Ubwo tujye mu cyumba ngo tujye mu cyumba numva no mese neza umubiri numva watunganye. Umudamu ruvo rwose zakiwe umubiri mbanza ngo nyuma y'uko ngwinda zavuye mare ebyiri umudamu yaramaze umwaka atarongera gusama. Ngo ariko nyuma y'imiti yagiye akoresha ngo ituma ngo umubiri uba fertile cyangwa ugira uburumbuke, ngo arizera ko yakoze kuri insho ngo agomba mutera inda mupige mimba. Baratashye nabwiye umwana w'umunsi y'imyaka 18 filime do watch tayari. Umudamu yitonze umudamu umunyabwenge ahita acurama atajyana agasigara kwishuka. Azamura amaguru aracurama. Buriya umudamu umunyabwenge abaze kwibarira iminsi. Umunsi wa 17 byari mu kwa gatatu 2006, nibwo umunsi wa 17 itariki 17 nibwo yabonanye n'umugabo we. Mudamu akiraha telefone irasona, telefone mwipantaro y'umugabo ajya muri message uwitwa Claude yandikiye umugabo we ngo Tommy nakwereje akandi gafoto. Umudamu yibwa umuntu utwa Claude ngo bakorana amasiganwa y'amagare n'umugabo we. Claude yabwiye umugabo wanjye ngwereje ifoto pourquoi bwatinze aza kuri machine y'umugabo, password arayizi ya mall 1 2 3 jya muri email z'umugabo. Urebe filime Claudia hano yanandikiye umugabo ngo nagutegereje, kumbe yamwara agafoto yambaye umusari mu cyumba ambwira ngo nagutegereje ndimo nagutekereza ahubwo gira vuba hurry up. Umugabo kuva dushe Liana urakora ibiki? Bisa nkaho wangize umuswe sibyo? Uri maso bana email ntabwo akabisobera email rekora Tommy kubera cyo aburi ko gutereta n'abandi bagore. Umva password yawe nayizi nakugize uyihindura mbere za machine yanjye. Wari ufite gahunda kujya gura n'umugore Claudia aranagutegereje mu hoteli. Urimo araryamana n'umugore tuma muri club imwe yo gutwara amagare. Wa mugore iriya club wayivuyemo nagukirimo nagombaza abantu dushata muri club y'abatwara amagare. Nta buzima dufite yanjye nawe Liana, nta byishimo ngirana nawe, nta guseka, nta sex nziza tukigirana hagati yanjye nawe. Ubuzima bwacu busa nkaho buri kuri gahunda isetinze kubera ko nananiwe kuba nabyara. Niyo mpamvu ngo ubuzima bwacu nagari bwiza kubera ko nabuze urubyaro. Wa mugore ni gute wamena amacini n'ibirago by'abaturage mo ndaburanira? Umugabo n'umwavoka mugenzi umudamu yakigeze natangiye kujya mu imiti yatuma aba fertile cyangwa se umubiri ugira kabyita uburumbuke ku buryo yaba yasama. Ungira icyo nkubwira, ntabwo rwose nyine nakwihangana kujya ndyamana nawe cyangwa se nkora sex nawe bibere bipanze kuri gahunda. Ndabyanga sinkubashe bashaka kuba najye mbonana nawe mu gihe cyose bishatse, ariko niba turyamana kubera ko wowe ngo nyuma y'imiti ngo nibwo uzabana nanjye, ntabwo ibyo mbikunda. Nta romance iba mu rukundo rwanjye nawe, nta affection njya mbona, nta nubwo ukimbona nkuko wambonaga machine. Meze nk'imashini uza mu gihe wumva wowe bishaka tukicundeba, ariko nta affection nta romance ntaki, ntabwo ukimbona Liana nk'umugabo wawe. Meze nk'imashini wari gutegereje mu gihe umubiri wawe wumva wabishatse ukaza tukicundeba. Igihe cyose wumva just unyeneye ni igihe wowe wumva ko wageze muri ya minsi yawe nyuma y'uko uvuye minsi y'ukwezi wumva ko umubiri wawe umeze neza ugeze mu gihe cyo gusama nibwo wowe unyeneye. Ese urushako nicyo bivuze kuri wowe?